Ndabasuhuje bakunzi babaho TV, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye mwese ndabakunda. Nari mbakumbuye, nizere ko namwe mwari munkumbuye. Suje abantu mwese muri mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, mu Burayi, muri Canada, muri Australia, mu Bufaransa, nsigaye nziranye n'abantu benshi cyane, mu Bugande, mu Burundi. Erega iyo Imana iguteye iteka umenyana n'abantu bakomeye. Ndabasuje namwe muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyiza, n'abandi mwese mukurikirana Abaho TV. Wowe wakanze subscribe ndagushimye, nawe utarayikanda wambabarirwa kanda subscribe basi ndire kugira ngo uyikande. Oya wituma ndira, kanda subscribe ukore kukazogera kugira ngo ibiganiro byanjye byose ujye bikurikirana, maze wiyumvire Kevin mukundiye ukuri ahantu yavuye ahantu kure cyane. Koko burya nta hantu kure Imana itagukura, nta n'ahantu kure Imana itakugeza. Imana yacu iratangaje. Numva muri no minsi ndi gutangarira Imana cyane, ngo ndebera ku ntungane. Uri kubibona? Ntabwo ushobora gutekereza ko mukundiye kuri Kevin yakoze akazi ko mu rugo. Urazi nakoze akazi ko mu rugo, bankubita amasafuriya mu mutwe, bajya bankubita ishize amatama yanjye yari yarabaye ngo yari yarahombanye nyine ibi bicece bitariho. Ibi ni ibiryo Imana yangaburiye. No mu kazi ko mu rugo nararyaga, ariko nyine ntibigere ku nzoka bitewe n'iki n'umubabaro. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikintu kinzanye ni iki: wowe wihebye, wowe ubabaye, wowe ubona ko bitazashoboka kubera iki? Imana yatabaye Kevin, wowe uzananirwa kugutabara? Imana yangiriye neza ikamereza isoni. Wabonye inzara zanjye? Izi nzara twari uduce tumeze ngo kubera gukuba amasafuriya. Nakubaga amasafuriya kuva mu gitondo nirirwa nkora mu makara, mbese nirirwaga gutya. Sishimwe, nkatukwa, nkakubitwa, ariko Imana ishimwe ko yangiriye neza. Nawe rero nje kuvugana n'abantu mwihebye, mureke kwiheba, sibyo? Nimumbabarire, ababyeyi, abagabo, abakobwa, abasore, cyane abakozi bo mu rugo, abantu mukora akazi ko mu rugo, nimuhumure. Dufite Imana itabara. Imana yacu ntabwo igireba uburanga, oya, ntabwo igireba uburebure ngo urebe igihagarara, sireba n'ubugufi yewe, nta nubwo igireba amashuri. Nta kintu na kimwe Imana igishingiraho. Iyo ije kugutabara iragutabara nyine, ikagutabara ititaye ku kintu na kimwe, kuko Imana igize ikintu ishingiraho. Mba nkiririye Cyangugu, murabizi mvuka i Cyangugu i Nyamasheke, Akarere ka Nyamasheke, Umurenge wa Bushekeri, Akagari ka Ngoma, Umudugudu wa Buhembe, yego, ahantu bita ngo iki, mu Kagarama. Niho navukiye, haba itaka, ukandagira ugatebera icyondo kikagera mu mavi. Mana yanjye, dore nikoreraga ibijumba bakampereza ibyitanu nkabivana. Mbese navuga Kigali nagereranya kuva Nyabugogo ujya Igitarama, sinzi ukuntu nabigereranya, ariko yabaga ari urugendo rurerure. Nkikora nk'ibase ebyiri z'ibijumba bakampereza ibyitanu kugira ngo mbone agapira ko kwambara. Urukumva? None reba aka kanya, reba akantu nambaye ni keza, kandi ifite n'indi myenda Imana yampaye. Rero ikintu kiri gutuma mvuga ibi, ntiwumve ko ndi kwirata uvuge ngo ngo ni kuriya ngo baza, ngo ni kuriya baza birata. Oya, nanjye uri kubikubwira ntaho ndagira, ariko ngiye nyurwa cyane n'ibyo Imana imaze gukora. Ngiye mpa agaciro ibyo Imana yakoze, ntabwo ntegereje guha agaciro ibyo itarakora. Ibyo yakoze nibyo mpa agaciro kandi nkayibishimira, nkanezerwa. Wenda nshobora kuba ndi guseka gutya no mu nzu yanjye nta kintu kirimo, ariko kubera ko ndi muzima, ndi guhumeka, abana banjye ari bazima, umugabo wanjye, igihugu cyacu, mbese ndi kubona amahoro ari gutemba nk'uruzi. Ibyo bituma nseka cyane, ngaseka kubera ko nega no guseka byica abazimu. Ntugagere rero uhora ufunze umunkanyari uvuga ko bitazashoboka. Bizashoboka, byongere bishoboke, byongere bishoboke, byongere bishoboke. Imana ikora ibintu bitangaje. Ntabwo nigeze ndota inzozi zo kuzava i Cyangugu nkaza i Kigali, ariko none Mana yanjye, nubwo naje i Kigali nkaca mu buzima bwinshi bw'amarira, bw'umubabaro, bw'agahinda, ariko Imana yangiriye neza, igenda ibundindiramo. Wenda nari no kubupfiramo, nari gupfira mu nzara, nari gupfura ku muhanda, ndyama mu marigori y'abandi, ndyama mu majaride y'abandi, nabuze aho ndyama. Ndi umwana w'umukobwa mfite imbaraga, ariko nta kazi mfite.
ariko rero reka nkubwire Imana ijya yemera ko tubigeramo, ntukajye wiheba ngo utakaze ibyiringiro bitewe n'ubuzima urimo, ni ukuri kwiyera. Byankunda kuvuga ngo ntabwo Imana izigera igusetsa utarabanje kurira. Abantu benshi barandeba Kevin bakabona ndi umutesi kubera guhora nseka, kubera guhora nishimye, ariko reka nkubwire ntabwo ari umutesi sheri wanjye, nta nubwo ari ukuvuga ngo nuko mfite byinshi, ahubwo amahoro, ngo amahoro Yesu aha abantu ntagira akagero, ngo ntajya arondoreka, ngo ajya ahumuriza ngo abayafite. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Rero amahoro Yesu yamaye niyo atuma ntwenga, mugani w'abarundi bashinga ntahe, niyo atuma ntwenga nkahorana akamwenyu ku matama yanjye, ni ukubera Imana rero yanabaye Mana we. Hari igihe mba numva nzandika igitabo cyangwa se ubuzima bwanjye nkabucisha muri filime, kubera ko ni ubuzima butangaje kandi bubabaje. Ariko noneho ikintu kijya kintungura mu buzima, njyewe mukundiye kuri Kevin mu mujyi wa Kigali, n'aka kavideo uri kureba nkaba nzi gukoresha social media kuri Baho TV, ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana. Imagine, uri kumva ibyo bintu? Umukozi wo mu rugo uri kubyumva? Yajyaga nanga kuvuga Imana, nkanga gusenga, nkanga kuyikora, apana kuvuga ngo sisenga, ahubwo kuvuga ubutumwa, kuvuga ubuhamya bwanjye, nkavuga ati hoya nzabivuga. Imana yampaye imodoka, njye mbona ibyo nerekana, yampaye inzu, ariko hoya imodoka nubwo itarazizaza, inzu nubwo itarazizaza, byose Imana izabimpa. Naratekereje ndavuga ati aho igejeje honyine harahagije, ndahaguruka bintera kuvuga Imana. Rero nawe reka nkubwire, wa mukozi wo mu rugo humura, wa mubyeyi ufite urugo ubona biri kwanga humura, wa mugabo ubona nta kazi humura, wa mugabo usuzuguye kandi uri umugabo humura, mwabana mwe, mwarubyiruko nimuhumure, Imana yacu iratabara, Imana yacu irakora, igukura ahantu kure cyane abantu badatekereza ko wava, ubundi ikakuzana mu bwiza bwayo. Muhumure rero, mwe gukuka umutima. Ibyo murebesha amaso yanyu mukabona bimeze nk'imisozi ikomeye, imisozi miremire, Yesu azabihindura amataba, kubera ko njye mvuga Imana nabonye. Ni ukuri hari ukuntu umuntu avuga Imana yumvishe, yumvanye abandi, abantu akumva bavuga ati Imana yarantabaye. Oya, njye mvuga Imana nabonye, yangaburiye ku muceri nkawurya, ikangaburira umutsima nkawurya. Ubundi abantu benshi bazi ko mu cyaro batajya babura n'ibyo bijumba, n'ibyo twe twakuze tutabona, n'ibyo bijumba n'ibyo bishimbo. Abana 12, abakobwa 6 n'abahungu 6, dukurira muri nyakatsi, imvura igwa ikatunyagira we, kandi turi mu nzu, mama wacu akajya guca amashangara tukayaryamaho, ikindi agaca amakoma akayatworosa, akatworosa ibirago yirirwaga aboha, siko babyitara mu Kigali nyine, ni imikeka n'ibiki byose, akabitworosa, imvura ikanga ikatunyagira. Ariko nshimiye mama wanjye, ni ukuri mama wanjye yaritanze, mama wanjye, ariko mama wanjye nuko ntatacagira, ariko nzayimugurira. Ibyiza biri imbere, aho Yesu yankuye niho habi kuruta aho ari kunjyana. Aho ari kunjyana mbese ndi kuva mu bwiza njya mu bundi, nzi neza ko azabibona. Ariko mama ndamushimira cyane, ni umubyeyi w'intwari udashobora kumva, umubyeyi wabyaye abana 12 mu bushomeri, mu bukene, mu butindi bukabije, Mana yanjye, ariko akagira gute? Niyo yabaga ari ikijumba kimwe yagendaga agicamo uduce 12, buri mwana wese n'imfura, kandi atitaye ngo uri mukuru, atitaye ngo uri muto. Mama wanjye yubahwe, Imana ijye imuha umugisha, imwongere n'igihe cyo kurama. Babyeyi rero mujye mukunda abana banyu, sibyo? Hari ababyeyi badakunda abana bitewe n'ubuzima, ugasanga ubukene bwiwe buri gutuma ashihura umwana, ari gutuka umwana, kunda umwana wawe mu bukene. Ibyo ngibyo bizamufasha kutabona bwa bukene cyane. Twari dukennye, tutarya, twaraburaye, twarabwiriwe, twambaye ubushama, inkweto nazambaye nkuze. Mana, ngiye kuza i Kigali hari n'abatijwe imyaka 13, ntabwo twari tuzi inkweto. Uri kumva ibyo bintu? Ariko ubu ngubu nambara inkweto, abana banjye bakambara inkweto. Mana yanjye, ariko Mana uzi gusetsa, uzi kurinda, Mana we uzi kuri. Imana yarandinze, Imana ni nziza cyane. Urumva rero kwita kuri abo bana bose mu bushomeri,
yajyaga yikorera ibasi y'indugu akajya ku kivu kudushakira utudugu, akaba igihe azibura yakabura abamukopa, agatahira aho dutegereje ngo mama agiye kutuzana ibyo kurya, akaza dusekera abana banjye ndabakunda, hano kuri indugu nazitumije hari umuntu uraza akatunezeza kugira ngo twe kwiheba dutangire turi, ahubwo akatwirukankana mu rutoki he munsi y'inzu akatuvudukana, mbese tukishima tukabaho dufite umunezero, ku buryo n'abaturanyi ubwabo bibazaga bari abana bo kwa Felisi bateye ute, twari tubyibushye byatari kubera iki? Kubera Imana yari yaraduhaye umunezero ariko ikoresheje mama utubyara, kubera ko nyine yari umubyeyi ukunda kwita ku bana. Rero mubyeyi, ubuzima uri gucamo bwituma wiheba, numara kwiheba ubukubite ku mwana wawe, umwana wawe uri kumuziza iki? Uri kumuhora ubusa kubera ko ubwo buzima uri kunyuramo Imana irabuzi. Reka nkubwire, nimba hari ikintu wajya kuvuga ngo ubu buzima ngo Imana ngo ubundi ngo irambona ngo ubundi Imana yaranyibagiwe, Imana yakwibagirwa umuntu wayo yaremye? Ntabwo bishoboka. Ahubwo ubwo buzima uri kunyuramo Imana irabuzi, nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Imana iri kugenda ikuremera amashini. None se iyo ntabinyuramo mba ndi kuvuga iki? Iyo ntaca mu buzima bwo gusonza, mu buzima bwo kubabara, mu buzima bwo kwambara ubusa, mba ndi kukubwira iki? Wowe uri kubinyuramo uba uri gukomezwa n'iki? Ariko komera umenye ko Imana yangiriye neza ikabunkuramo, aka kanya nawe yakugira. Nakubwiye ngo nakoze akazi ko mu rugo, Mana yanjye we, ntabwo nzi ko nzava mu kazi ko mu rugo byoroshye. Najyaga nizera nsenga Imana cyane, nanayizera cyane, ariko numvaga bizaba bibi. Nyine ubuzima mbese muri make natekerezaga kuzabamo, Imana yaraburengeje. Ubuzima natekereza, numvaga nzakora akazi ko mu rugo nkabona udufaranga nkajya kwikorera, nkazashyingirwa, nkashaka umugabo nyine uri aho ngaho mu cyaro ucitse. Ntabwo nzi ko nzatura mu murwa, ntabwo nzi ko nzatura i Kigali, ariko ubu ngubu ndahari. Yo Imana ishimwe, Imana yacu ni iyamamare. None wowe ukabyara we wambabariye, amaganya, amarira, kwiheba, kwiganyira, oya, babarira umutima wawe woroshye, umenye ngo Imana yacu ishoboye ibintu byose, kandi uko niko kuri. Nta kintu kijya kinanira Imana yacu, nta kintu kijya kiyinanira n'ikintu na kimwe, habe n'akantu n'urushishi rw'umukara munsi y'ibuye ry'umukara irarubona, irakuzi, ibyo uri kunyuramo irabizi, ibyo uri gucamo irabizi, mbese ibikurijije, ibikugoye, ibikubabaje byose Yesu arabizi. Babarira, bwira Yesu byose, ibikuriza, ibikubabaza, ibigutera. Aragukunda, aragufasha kuko afasha abashavuye. Hari umuririmbyi nkunda uvuga ngo nimuze mwenyine twihererane, ngo munsange ahantu hatari abantu, ngo dore imiruho irabarembeje, urusaku rurabaruhije, ngo ariko ngo uwitanga nzamugorora. Mbabarira ujye wegera Imana, uyisange wenyine. Wajya muri tuwarete, njye nasengeye muri tuwarete sheri, nsengera mu gihuru, nsengera nta hantu ntasengeye. Nabaga ndi gukora akazi ko mu rugo ndi kwiza, nkakaranga inkoko sinyirye uko niko kuri, nkakaranga inyama sinzirye, nkasenga, nkanaburara, nkasenga amasengesho y'iminsi 3 ntarya, nkora akazi, nkazungera, nkajya nkoroka, ngenda nkururuka, ariko nkavuga ati oya, hari icyo ndi gushaka. Imana rero yarabikoze. Gutyo uri kumbona, urabona se nari umubyeyi mwiza? Ndi umubyeyi mwiza ushima Imana, ushima abantu, ni ukuri. Rero humura, njya nshimira cyane abantu bajya bamfasha mu buzima bwanjye. Hari abantu bamfasha pe, ntabwo gutya meze ari njyewe, nta kazi mfite, ariko Imana igikoresha abantu. Rero nshaka gusoza nkubwira kano kantu, ushobora kumbabarira nk'uko uwo muririmbyi avuga ngo nimuze mwenyine twihererane, munsange ahantu hatari abantu, dore imiruho n'urusaku birabarembeje. Ushobora kumbabarira urwo rusaku rwawe n'imiruho yawe bikurembeje, ukiherera ahantu ukagenda ukabibwira Imana. Wamara kubibwira Imana ukayisaba umuntu umwe w'umugisha, uzi ko umuntu umwe w'umugisha ahagije ku buzima bwawe, akaza agahindura ubuzima bwawe, ukarya, ukanywa, ukamera neza. Mujye musengera abantu b'umugisha. Ndabona kuvuga ngo Imana ntabwo izaza gukoresha igishyitsi ibuye rihinduka umuntu, oya, Imana ikorera mu bantu. Hari abantu banduye imitima, hari n'abantu bagifite imitima mizima yo gufasha. Nanjye rero shimiye abantu mwese mugira ikintu mukora ku buzima bwa Kevin. Imana ijye ibaha umugisha mwinshi cyane, mwe mutuma nsa neza, mwambwira ati Kevin ni ukuri nagukunze, Imana nsega ijye ibagomorora imigisha yose, kuva kumpereza make n'umpereza menshi. Mbese ni ukuri ntabwo mba nabasabye, ahubwo imitima myiza mufite yo kwitanga, yo gufasha. Ukareba Kevin ukavuga ati Kevin yavuye kure, akeneye iki, reka muhereze. Imana ijye guha umugisha.
Imana ijye iguha umugisha mwinshi ntakagire ikintu ubura, kandi nawe ngusabiye umuntu w'umugisha nk'uko ngufite uri umugisha, nawe Imana iguhereza umuntu w'umugisha ku buzima bwawe, wa wundi uzaguteruza bya bintu utabasha kwiteruza. Noneho nawe rero kora ako kantu, ugende wihererane n'Imana uyibwire byose, hanyuma rero ugire kwizera kwawe ushyireho gusenga kwawe ushyireho guca bugufi, gukiranuka, kwera imbuto zikwiriye abihane, maze Yesu urebe ngo arakora ibintu bidasanzwe. Ni ukuri sinzi ukuntu nabikwinjizamo, sinzi ukuntu Mana we, Imana ni nziza, Imana ni urukundo. Mana we, hari igihe mba numva nayiheka, mugani wa muririmbyi ngo yo ndumva nayiheka, ngo Imana yacu ndumva, nanjye mba numva, ariko hari igihe njya ngenda nkafata isume ngati ndaguhetse Mana, nkavuga ati ndakwiyambiriye yo, Imana ni ngari muri njyewe, mba numva Imana se nkubwira Imana gute, gusa wa Mana waransekeje, na n'uyu munsi ukinsetsa ndacyafite ibyiringiro byinshi by'ahazaza hanjye, kandi Mana ndagushimiye pe, jya ushima Imana. Kandi nubona uriye ukabona urambaye, ukabona uraryamye, ukabona urabyutse, jya ushima Imana, jya ubwira Imana ngo Mana wakoze kundinda, kubera ko inshuti yanjye hari abantu benshi mungana, benshi tungana bamaze kugera ahacecekerwa. None twebwe turi bande? Wowe urinde, njye ndinde, ni urukundo rw'Imana. Urwo rukundo rero Imana igukunda rutumye uriho, nanjye rutumye ndiho, ni ukubera ko hari amasezerano Imana idufiteho ishaka kudusohoreza mbere y'uko tuva mu isi. Nubona ubyutse bikemera, jya umenya ngo burya haracyari amasezerano, hari umugambi mwiza Yesu afiteho watumye ntapfa, kugira ngo Imana inyinjize mu mugambi wanjye. Niyo mpamvu ikindi rero witerwa ubwoba n'ubwo buzima, oya mbabarira, witakaza ibyiringiro, Imana iragukunda kandi cyane. Mumbabarire mbasengere, mbasabire umutima ukomeye, mbasabire umutima wo kwizera, mbasabire umutima wo kwiringira, mbasabire umutima wo kuzinuka ikibi n'igisa nacyo, ahubwo mbasabire umutima wo gukomera, mugategereza ibyo Imana yavuganye namwe, kandi Imana izabikora. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje, gushimiye kugira neza kwawe, gushimiye ko uri umukozi w'umuhanga, uri mwiza cyane papa, uteye ubwoba, urahambaye Mana, uri mwiza, urera. Nta muntu nigeze mbona papa umeze nkawe, ntawe uhwanye nawe. Icyambere uri Uwiteka, niryo zina ryawe, nawe wakubanjirije nta n'uzaguhera, uri ndiwe, uzahoraho ibihe byose. Ariko Mana we, warandengeye, nyemerera aka kanya urengera abantu bakurikirana Baho TV, bahereza umugisha, ubagure, ubagirire neza, abarwayi bakize, abashonje bagaburire, abambaye ubusa ubambike, indushyi ziruhure, imbohe zibohore, urinde abapfakazi, ubagire neza, uri umugabo w'abapfakazi, ukaba se w'ipfubyi, bose bagirire neza, abatagira shingiro na rugero ubahereze Mana, ubabere byose, kubera kuri byose mu izina rya Yesu Kristo. Ugira neza, uca inzira aho zitari Mana, uca inzira ubereye amashimwe, kubera ko ubereye amashimwe rero bagirire neza. Gira neza abagabo, gira neza ababyeyi, gira neza abakobwa n'abasore, abana bacu batoya bagirire neza, bakurire mu mbaraga zawe, bakure bagukunda, kubera kuri Imana yo gukundwa, uri Imana idasanzwe wa Mana we. Nyemerera ugire neza abantu bose Mana, abari bafite amadeni ubishyurire, bari bafite uburwayi bwananiranye ubahereze gukira, abari bafite kutabyara ubahereze abana, bari bafite amakredi mu mabanki Mana ubishyurire, abari babuze icyerekezo, badafite aho kuba, badafite aho kurara, abo bagiye gusohora mu nzu, abagiye kuburara, Mana babuze shingiro na rugero, bose ndakwinginze papa, wowe wangaburiye, wowe wanyambitse, wowe wandwaniye, wowe wantabaye Mana, ngwino ubatabare, ubavuganire. Abantu benshi bari mu marira, abantu benshi bari mu gahinda, bagire neza Mana. Mbasabiye imbaraga zo kukwizera no kugukunda no gusenga ku manywa na nijoro Mana. Mbasabiye imbaraga zo gukiranuka ku gatoya no ku kanini, bera imbuto zikwiriye abihannye, maze bagendane nawe, bagukorere badashidikanya, bakorere iyi si nk'abazayivamo, ijuru barikorere nk'abazaritaha, be gukorera isi nk'aho bazayiva, ahubwo Mana bahore bagerageza gukora ibyiza, bashaka ubwami bwawe no gukiranuka, ibindi byose nzi neza ko uzabibongera. Ngo tanga imbaraga mu bagabo, tanga imbaraga mu babyeyi, tanga imbaraga mu bakobwa n'abasore, tanga imbaraga mu bana bacu bakurire muri wowe, utanga imbaraga mu babyeyi bacu, abakecuru n'abasaza Mana, utanga imbaraga, ubuzuze mwuka wera Mana, urengere igihugu cyacu, urengere ibindi bihugu hirya no, urengere isi yose muri rusange, wagure abagiye ubagarure, abagihari Mana bari mu murimo wawe udukomereze amaboko, na babandi baguye wongere ubabyuse, na babandi batakuzi bakumenye, babandi batazi kuri Imana bamenye kuri Imana ikora, ihindura ibihe, isobanura ibidasobanutse Mana we, Imana ikiza, Imana igabura, Imana yambika, Imana itanga akazi, Imana itareba uburanga, itareba amasura,
ishuri utareba igihagararo utareba nta kintu na kimwe ujya ureba papa. Reka abantu bawe babimenye kuri Imana itagira ikintu ishingiraho, bakwizere bakwiringire nk'Imana ya Saduraka, Meshaki, Abedenego, Imana ya Daniyeli, Imana y'abanye n'Abisirayeli. Bamenye ko iyo Mana itajya ihindurwa n'iminsi cyangwa ibi, itajya yumva amabwire idakangwa na biracitse, ahubwo bamenye ko iyo Mana yakoze imirimo n'ibitangaza, yazuye Lazaro n'uyu munsi ikiriho kandi igikora, itajya ihinduka. Kandi bamenye kuri Imana itameze nk'abantu. Nta muntu uzaza kuduteranya nawe bavuga ngo Kevin ngo uramubona ameze. Oya papa, wowe uri Imana yirebera mu mitima yacu, ukamenya ibyo dushaka dukwiriye, maze ukamenya naho twagenze nabi ukatubabarira. Ngaho nyemerera uganze mu bantu bawe. Sengeye abana batoya Mana, bashyireho uburinzi, abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo. Mana, sengeye buri muntu wese ukurikira Abahote, muhereze umugisha, umwagure, umuvuganiraho batamuvugana. Mana, abanzwe wongere ubahereze igikundiro. Mana, inyatsi ndazirukanye, nirukanye karande, nirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Mu butware mabwa nawe, mu mbaraga mabwa nawe, mu gukwera kwawe no mu gukomera kwawe, mpagaritse karande, mpagaritse inyatsi, mpagaritse imyuka mibi, mpagaritse abarozi mu izina rya Yesu Kristo. Kora Mana bimenyekane kuri Imana yanjye, Imana igira neza, Imana yumva gusenga, Imana itabara, Imana murengezi, Imana mutabazi, ndetse Mana we nyemerera ubagirire neza bimenyekane. Urakoze Yesu, ndagukunda cyane, uri mwiza, uhebuje byose. Narakubonye ukora imirimo n'ibitangaza. Reka abantu bankurikira bakubone, bamenye Imana mvuga ko ari Imana y'ibikorwa, ari Imana ihindura, ari Imana itabara. Urakoze mubyeyi mwiza, icyubahiro n'ikibi cyawe. Nguhaye icyubahiro, nkuramburiye amaboko, nguhaye icyubahiro. Wowe komeza uganze utegeke mu isi yose, aba ari wowe ufata ijambo, urinde buri muntu wese, abakomeye n'aboroheje, bimenyekane kuri Imana ishoboye byose. Urakoze, urakarama icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane, ndabakunda cyane, kandi muhumure. Imana izabatabara, Imana izabagirira neza, kandi izabavugana, kandi izabarengera. Aho mubona nta nzira, Imana izahaca inzira. Shalom shalom.